ndagusuhuje kandi nkuwaye ikaze nanone hano kuri Top Up TV, nanakwifuriza ibihe byiza wowe udahwema gukurikira inkuru ngenda nkugezaho buri munsi. Uyu munsi rero inkuru nkuzaniye ni inkuru ya Miss w'u Rwanda wa 2020. Ngira ngo uramuzi, ni Miss Naomi. Ni Miss umwe mu ba Miss bafitemo n'ikintu cyo kwamamara cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Miss Naomi rero witegura kurushinga mu minsi iri imbere, ni ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 9 2024, yakoreye mu mujyi wa Dubai ibirori bya Bride Shower. Ibirori bya Bride Shower rero, ibi birori ni ibirori bifatwa nk'ibirori byo gusezera urungano, inshuti ndetse n'abandi bantu bose bari hafi ye mu bukumi. Ni nk'ibirori byo gusezera ubukumi, ngira ngo niko babyita. Ibi birori rero bikaba byabereye i Dubai muri Marina. Rero byitabiriwe n'abavandimwe ba Naomi ndetse n'inshuti ze za hafi zari zamuherekeje. Abangabo by'umwihariko murabazi, bafite team yitwa Mackenzie. Hanini nibo bari biganje muri icyo kirori, ndetse n'abandi bagiye bari hafi ariko batazwi cyane muri showbiz nyarwanda. Mu minsi ishize rero nibwo Naomi yatunguranye atangaza ko azakora ubukwe n'umukunzi we Mike Tesfaye, umusore w'umunya-Ethiopia. Bakaba bafite ubukwe ku itariki 29 Ukuboza muri uyu mwaka. Itariki y'ubukwe bw'uyu mukobwa n'umukunzi we yayitangaje nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere 2024 muri uno mwaka yambitswe impeta y'urukundo. Yaramupropoje amusaba ko yazamubera umugore, Naomi nawe arabyemera. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi rero yatangiye kumvikana mu itangazamakuru mu kwezi kwa 4 mu 2022. Kuva icyo gihe yaba Naomi ndetse na uyu Mike Tesfaye bahoranaga agatoki ku kandi mu ngendo zigiye zitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwarababonaga muri arena no mu bindi birori bigiye bitandukanye byaberaga hano mu gihugu, babaga bari kumwe, bigaragaza ko bafitanye relationship ikaze cyane ku buryo babigejeje ku rwego rwo kurushinga. Uyu musore rero w'umunya-Ethiopia Mike Tesfaye witegura kurushinga na Naomi ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi, yize muri kaminuza ya Edinburgh mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko kugeza aka kanya ibikorwa bye bya buri munsi akaba bikorera hano mu Rwanda. Ndagushimiye kuba waruntije amatwi kugira ngo wumve ino update nari ngiye kukugezaho kuri Miss wacu. Ndagushimira rero kuba uhorana nanjye. Ndagusabye rero kora subscribe kugira ngo hatazagira indi nkuru nzakora ikagucika. Murakoze.